tuzasubira. Murakoze cyane. Kandi ibanga Ni ibanga. ese ubundi ko mba mbona wajyaga ibintu byo gusenga ntabwo bigufashe urakijijwe ngenda kijijwe ariko se ko ari igihe mba nanga nyine gusigara mu rugo njyenyine nkajyana na mama pasiteri ubundi muri Norvège ntabwo twe tubijyamo ndabyumva kuba wigeze muri hano muri Norvège wajya usenga ko mama pasiteri asenga babona stress babona na stress zo gusenga yuko ubuzima budasenga ko kuzi ko babupfuye umva nsenga iyo nagiye mu mubatizo wagiye kuvuma nabyo maze ujye usenga ni byiza ngiye nikundira gusenga noneho ngize amahirwe nkabana na mama pasiteri duhora mu cyumba bashyitsi badusura muri nibato byaba ari byiza reka mbona arara basenga ngira gutansakuriza gusa nabi kugira ngo mutarakaranya muba reka Norvège ntabwo ibyo tujye tubijyamo mwagiye kuryoshya n'abashitsi twagiye kuryoshya duciringa n'abajama ndume cyane ibyo bintu rero ntabwo mbikunda biba gake ariko gusenga nibyo mba nashyize imbere ubu yawo uhageze wakunda ntiwabirambika wakunda ndambika hasi agakiza ibyo ni ubuturage ukabye ibintu Yes, nabivamo. Jama mama pasiteri akaba ari kumva umuntu babana ubu ku cyumweru jamba naje wikwije ariko ukuntu mu rugo bawe arabizi umva aza nkwega ngo tujyane ariko banaza no gusigana mu minsi mbere ndabizi nawe bizaba pasiteri inerega genda tubitege wihakane uzakizwa reka tugende tuzasubira sibyo kandi mujye mukunda gusenga sibyo pasiteri ka ngende uriya tuzasubira wimerekeza yihuta cyane nacihuta nagukereza mwaganiriye neza muganire kandi mubwirane no gusenga no gukorera Imana ni byiza anyway zamura mu Rwanda ni indi dusenga mugabo ku cyumweru mugabo gatatu mbona amasengesho mba mu bigiye gutuma tubirana ibi ngibi ongera wisubira yari murawe bizabigukundisha Bravo neza. Amakose. Neza. Ntabwo twari tubaherutse. Twari tubaze biteka. Ikuraga filimi. Urabona ari byiza. Gabanyaho volume inganiriza umushyitsi. Tumeze neza. Baraburanye muri no minsi. Tuburanyeho. Ubwo namaze iminsi nakunda reka nzi kukureba tuganire ngo no ku makuru namaze iminsi nakunda ku rusengero korali narakubuze naje kurata nyine tuganire muri cyatunyobora nandi mu ka business muri no minsi narindi hanze narindi za Dubai hari ibintu by'abakiriya nagiye gushakayo ndumvikana yego nese nagize ikibazo mbonye nkubuze na madamu wawe mubuze ese abantu babaye iki ese madamu ko ataboneka baramubujije oya ntabwo namubuza urumva ngewe mba ndi hanze ntabwo mba nzi ibyiwe bora wasanga atababuze ibindi bintu abahugiyeho okay ni byiza urugendo rwabaye amahoro rwabaye amahoro twagarutse ayandi nta kibazo turashima Imana byiza cyane makuru yo ku rusengero se makuru ni meza turaho kurayiraho bameze neza abaririmbyi mbese umurimo w'Imana urakomeje nta kibazo okay ni byiza kabisa amakuru ya pasiteri Nkuba pasiteri Nkuba araho nawe tujya tubonana gake gashoboka ariko turabona ndumva araho nta kibazo afite
ni byiza cyane rwose. Abaririmbyi bameze neza, abaririmbyi baraho rwose. Turimo no gutegura igiterane mu minsi iri imbere, bose tuzakubwira naho uzadushyigikire. Ega byiza, umva ndahari wese rwose nzabafasha ntimuzagire ikibazo. Kuko nanjye umurimo w'Imana ndawukunda cyane. Ariko se amakuru ya pasiteri nkuba njya numva, kuriya numva ngo asengera abantu akabaka amafaranga, biriya bintu nibyo? Ibyo bintu numva njye nta cyo nabivugaho cyane, nanjye nagiye mbyumva ariko ntago sinzi ko akunda abantu basabye umurimo w'Imana. Yenda ashaka wenda ari ukuntu usengera umuntu yakira akabaza kugushimira, ariko no kuba ntago yakabana amafaranga numva ni ugusebanya. Erega burya umuntu yakora Imana neza ahura n'intambara nyinshi, Satani agafuha nyine kugira ngo atobe umurimo w'Imana, mbese ashyire igisuzuguriro. Niko mbibona. Igihe numva abantu bahwihwisa ngasengera abantu akabaka amafaranga, bakamuha amafaranga. Oyange ntabyo nzi rwose. Iyo ugiye inkuru ngeza abantu ntahagaze zose njya nziha umwanya cyane, sinjya mbitaho umwanya cyane ngewe, bangira ngo ngewe menye ibyanjye bitandeba ntabwo njya mbitaho umwanya. Cyakoze bibaye ari byo uriya mupasiteri rwose yabazanye imyitwarire mibi. Oya cyaba ari ikibazo, ariko ndumva pasiteri Nkuba ko muzi ntabwo ibyo bintu yabikora. Ko se byiringire kamubwiye ko urumva abantu basebanya amafaranga pasiteri Nkuba afite, kuko ubwo bufaranga bwo gusengera abantu urumva ibyo natari gusebanya. Njye nshingiye ku mafaranga pasiteri Nkuba afite, ntabwo ibyo bintu yabijyamo rwose. Reba afite insengero mu Rwanda hose hirya no hino, gusa urumva ubwo bufaranga eka ni ugusebanya rwose. Eka ntuzabitindaho ngo bihe agaciro. Ubwo wenda hari byashoboka. Oya ni ugusebanya rwose, ni ugusebanya. Kandi muri iyi minsi abakristo benshi indwara y'amagambo sinzi no gusenga cyane tukadukana umudayimoni w'amagambo mu itorero, kuko amagambo asenya umurimo w'Imana. Arega ntawe ngo amafaranga ajya mu yandi. Oya byose ntabwo njye nabiha agaciro, ntabwo nabishyigikiye, ntabwo pasiteri nk'ibyo bintu yabikora. Yabikora reka ibyo tunabivemo rwose, two kujya ni ukumucira urubanza, kandi njye sinkunda guca imanza. Ariko buri Imana yo mu ijuru yonyine buriya niyo byose ibibizi. Kuko nyibwira amakuru y'i Dubai rwose. urabona ari kure ni hafi. Oya ntabwo nizere ko utananiwe. Karibu. Isashi amahoro. Meze neza. Meze ute? Natwe karibu rero. Star. Ndabona mutuzindukiye. Umva. Ari ngakunda. Umukuru urakoze cyane. Rero nari ngoretse akantu ko ducira. Reka mwagera mu cyumba ushaka kuganira n'abashyitsi.